Bakundwa bakayireme mwongeye kwirirwa umugoroba mwiza. Muri aka kanya rero nifuzaga ko tuganira. Urabona hamaze iminsi hatambuka udukuru ntabwo nabyita, sinzi niba ari n'udukuru, umuntu yishwe. Nkagenda nibaza ibibazo byanjye byinshi, ibitekerezo nkabijyana kure. Umuntu w'umugabo yica umugore ate koko? Arakekwaho urupfu rw'umugore we wasanzwe mu ishyamba yaciwe umutwe. Kayijuka Antoine w'imyaka 34 wo mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akekwaho urupfu rw'umugore we wasanzwe mu ishyamba yaciwe umutwe. Igihimba cy'umugore we witwa Nyiranshimye Umukiza Vestine w'imyaka 32 cyasanzwe mu mugezi uri mu ishyamba rya Nyagatare, akagari ka Shagasha, murenge wa Gihundwe, ariko umutwe we wabonetse hafi y'uwo mugezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeuse yabwiye Imvaho Nshya ko uyu mugabo usanzwe ari umumotari yasobanuye avuga ko umugore we yasohotse saa 7 z'ijoro agiye ku bwiherero ntiyagaruka. Avuga ko yategereje hashize iminota 20 asohoka ajya kureba uko byamugendekeye, ashaka mu bwiherero, mu nzu n'ahandi hose mu rugo aramubura. Yahise ahamagara irondo ry'umwuga rimufasha gushakisha hose, umugore arabura. Gitifu Ingabire Joyeuse ati umurambo twaje kuwusanga mu mugezi uri mu ishyamba riri mu mudugudu wa Nyagatare, akagari ka Shagasha, mu birometero 5 uvuye aho batuye. Duhawe amakuru n'umushumba waruragiye inka. Igihimba kiri ukwacyo, yambaye ubusa buri umubiri wose, umutwe tubanza kuwubura, dukomeje kuwushakisha tuza kubona hafi y'icyo gihimba. Avuga ko RIB yahise ihagera, umurambo ujyanwa mu bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma. Umugabo yahise atabwa muri yombi. Abana bari bafitanye bajyanwe iwabo w'umugabo, inzu bari batuyemo isigara yonyine. Gitifu Ingabire, executive nyine Ingabire, yasabye abaturage kwirinda ibyaha kuko ingaruka zabyo ziba mbi cyane. Yizeza ko abishuye umugore batazacika ubutabera. Nyakwigendera asize umugabo n'abana 2, umuhungu w'imyaka 6 n'umukobwa w'imyaka 3. Iperereza rikaba rikomeje ngo hamenyekane nyirizina abamwishe. Urebye ukuntu ibi bintu bimeze, wakwicara ukibaza utese mu by'ukuri ubu bugome ndengakamere ese ni iki tutize, na yahe masomo tutize abanyarwanda ku buryo tugifite kamere mbi yo kwica kugeza aho wica umuntu urushinyaguro, ugafata umutwe ugakata, igihimba ukagitaha, umutwe ukajya kuwuta hariya. Nyamuneka ese kuba utaha icyo gihimba ubutekereza ko batari bumenye nyiracyo, uvuga uti bataza guterura umutwe bakamenya nyirawo, ese mu by'ukuri ubutekereza iki? Nagira ngo uyu munsi muri iki kiganiro turebere hamwe ingaruka ziri mu kwica. Iyo umugabo yishe cyangwa se umugore yishe, ingaruka zibiziye ku bana. Ndashaka ko tuzimbika tukazivugaho kuko birababaje kandi birakabije. Ese ingaruka zibiziye? Nukuvuga ngo wakwibaza utese mu by'ukuri jenoside twayigiyeho iki? Ni iki twize kuri jenoside? Ni ayahe masomo twakwiye kuri jenoside? Ubu ngubu umuntu arica mugenzi we akamuca umutwe. Umugabo arafata umugore babyaranye, bafitanye abana, umwana w'imyaka 6, w'imyaka 3, w'imyaka 5. Uramwishe, abo bana barasigaye. Ese ingaruka zizabiziye kuri abo bana? Ingaruka zizabiziye kuri wowe? Reka ngewe mbabwire ingaruka ziri mu kwica, niba abantu batari babimenya bongere babyibutse babimenye. Iyo wishe umuntu amaraso ye akakujyaho, cyangwa se kumwica gusa, ni ukuvuga ngo iyo wishe umuntu amaraso akujyaho, wamwicisha ukagurira abantu bakamwicisha, wamufata wowe ubwawe ukamwica, wamugambanira bakamwica, icyo wakora cyose ayo maraso ahita kujyaho. Twibukiranye neza Gahini na Abeli. Uyu munsi ababazi ibintu bavuga ko kugeza uyu munsi Gahini
agisirikira mu isi kubera ko Imana yamubwiye ko atazapfa, ko azabaho nabi ubuzima bwe bwose. Ntabwo niko abantu interpreta, ariko ashobora no kuba yarapfuye akajya mu muriro. Ibyo byose birashoboka, ariko noneho twe turebe umuvumo wagiye kuri Gahini kubera ko yishe mwene nyina. Yagera imbere y'Imana, Imana ikamureba nabi, ikabona ntimwishimiye kubera ko yamennye amaraso ya mwene nyina. Noneho ujye utekereza kumena amaraso, ingaruka zizakujyaho, umuvumo uzakujyaho. Ni ukuvuga ngo uzatangira kubaho ubuzima butaryoshye, uzatangira kubaho utishimye, uzatangira kumva ubuzima bwawe bukubihiye, kandi mu by'ukuri ikibazo ni wowe ukiteye. Noneho ubwo ni ku ruhande rwawe, umuvumo kujyaho, iterambere rikabura, munezero ukabura, ibyishimo bikabura. Muza abantu bakoze jenoside yajya aryama nijoro akajya buri ibitotsi. Muza abantu bagize ubugambanyi bakora yagera nijoro akabura ibitotsi. Zimwe mu ngaruka zo kuba hari ibyaha wirega bikomeye bikuzengereje, kuko buri wese Imana yamuremanye ikintu cyitwa conscience. Consciousness ni igice cy'ubwonko gituma umuntu atibagirwa ibintu byose, ahubwo agahora yibuka buri kimwe cyose. Noneho cyane cyane agahora yibuka ibintu binamucira urubanza, akikipabiliza, akavuga ati iyo nkora gutya, iyo nitwara gutya. Igihe akoze neza nuko conscience iba yamubwita ibyo nibyo byaba byiza bari byo ukora. Ibyo rero bituma wa muntu yakoze ikibi kiramuzengereza, ntago kimuhagarika, kimuvamo, arakomeza akajya kibuka, agakomeza, ugasanga ahora hangayitse kubera cya kintu kibi yakoze. Hano rero ndifuza yuko abantu babyumva kandi bakabitekerezaho, kuko ni ikibazo gikomeye. Niba umuntu ashobora mu buzima bwe ashobora kuba yakwangiza ubuzima bw'undi, ajya atekereza kuri icyo kintu, umuvumo umwirukaho, conscience ye ntigira tranquillité, nta munezero yongera kubona, ahubwo iteka n'iteka ahora yikiripabiliza, agahora yumva ko ari umwicanyi, ari umugome, akavuga ati kuki nabikoze, bigatuma yumva yitinye, ntajye mu bandi, akiheza, yaba ari no mu bandi agashikagurika, yaba aryamye agashikagurika, yaba aho ari hose akumva ko ari umuntu mubi. Ikindi, ku bana, iyo umugabo yishe umugore n'umugabo bafitanye igihango gikomeye, kuko bambariranye ubusa babyarana abana. Nibo bantu ba mbere baziranye, nibo bantu ba mbere basangiye amaraso, nibo bantu ba mbere bafitanye igihango kuko amaraso yabo yarivanze. Icyo gihe rero iyo umwe yishe undi, ayo maraso aramukurikirana, ariko noneho agafata generation par generation. Umuntu wese umenya amaraso ajya kuri generation. Amaraso afata bene wabo, abazamukomokaho, abazabakomokaho nabo, n'abazabakomokaho. Nuvuga ngo generation par generation bikomeza bityo, ukajya ubona mu muryango wavumbutsemo abantu bica, abandi barica, ukabona umuntu ntiyubatse urugo rwiza, ahora iteka yangara, niyo ashakanye n'umuntu ntibarambya urugo rwabo. Ibyo nta handi biva kuri icyo kibazo cy'uko ikarande yo kwica iba yakugezeho. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba uri umwicanyi, ku buryo ikintu cyose wakora, uko wabigenza kose, karande iba yakugezeho. Aha rero niho mbwira abantu nti nyamuneka pay attention. Kwica umuvandimwe wawe, kwica umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gishobora kukugaruka, gishobora kukugiraho ingaruka zikomeye. Hano rero umugabo aratinyutse, afasha umugore we aramwishe. Akimara kwica umugore we direct, yibwira ko ari ibintu byoroshye. Abo bana baragira ihungabana, bazahora aho banyuze hose bavuga bati dore babana ba wamwicanye. N'umwana nagira ikintu akora kikosa, wenda ku ishuri yarwanye, bataha igira yatakwica kuko iwabo barica. Umwana agahorana ipfunwe mu bandi, agahora yitirirwa icyaha atakoze kikajya ku babyeyi. Noneho abo bana ntibagira naho kuba, usanga bikomeje gutyo, kuko umwana ahora muri sosiyete nyine araburabuzwa kenshi, ugasanga umuryango ntumwakiriye, n'abamwakiriye nyine bagahora bari kubigengesereye, kuko uwo mwana bafite ibikomere. Aho agiye hose baramukomeretsa, bya bikomere bikaza, nawe akajya yiyanga, agatangira kubaho ubuzima bubi. Ese wa mugabo we nkwibarize, iyo utekereje kwica umugore wawe, uba utekereza ko abo bana bazarerwa nande? Wenda wavuga uti nashaka undi. Ese utekereza ko hari uwasimbura nyina w'abana mu kurera abana? Ntibishoboka.
none wowe uritekerejeho utuwatandukana n'uyu mugore yenda yakubabaje ariko ntutekereje kuri abo bana. Icya kabiri, nawe ntiwitekerejeho, ntiwikunze, kuko uramutse warikunze ntabwo watekereza ko niwica umuntu bizakugwa amahoro na kimwe gishoboka. Amaraso aragukurikirana mpaka bagufashe cyangwa se mpaka ufatiwe mu kindi kintu gituma ubuzima bwawe uhanwa kandi uzira ya maraso wamenye. Ndifuza rero yuko abadukurikiye mutangire muzirikane ko kwica ni ikintu kibi cyane. Mwangiza abana mu mutwe, mukangiza ejo hazaza habo, mukiyangiza ubwanyu, noneho ugasanga bibaye uruhererekane mu muryango, aho umuryango wose n'abazakomoka kuri uwo muryango ariko bizagenda. Nifuzaga rero ko kantu kukabibutsa, abantu benshi bakunda kutakitaho, ariko sinzi uburwayi buri mu bantu butuma batiga amasomo. Jenoside yarabaye, abayikoze ngira ngo bagakwiriye kuba barabonye amasomo. Natwe abandi basigaye batakoze jenoside, buri wese akareberaho akavuga ati ese mu by'ukuri nagakwiriye kwicana ko abantu, ukakibaza nagakwiriye kwica abantu. Ese kwica, kumena amaraso, hari icyiza kirimo? Ugahita wiga isomo, ugahita ufatiraho, n'igihe cyose ugahura urwanya ikintu cyose cyatuma wambura ubuzima uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye. Niyo yagutarukira gusa unyuze aho bamwiciye, jya usenga Imana ntazahorerwe nawe ngo bibe byakugeraho. Ni ukuvuga rero kwica mu bizinukwe, kwica abo mwashakanye mu bizinukwe, hari approche nyinshi wakoresha, hari uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ubashe kujera situation hagati yawe n'uwo mwashakanye igihe mutabyumva kimwe. Harimo kuba wamuhunga ukigendera ukareba ahandi ujya kuba, hanyuma noneho ugatangira process yo gutandukana kandi ugashinganisha imitungo mufitanye kugira ngo atazagira na kimwe akuramo. Noneho warangiza ugatangira process ukanamwirinda kugira ngo nawe atahindukira akakwica cyangwa se akakuroga cyangwa bikagenda ukundi. Ibi ngibi nibyo byiza. Nifuzaga ko rero ako kantu buri wese akazirikana. Nuvuga ngo mu minota mike cyane ubuzima bw'umuntu buba burangiye iyo amaze kumena amaraso y'undi. Ukimara kumena amaraso y'umuntu ntabwo uba ukiri umuntu uri gahini nyine wabaye ikindi kintu. Niyo mpamvu ni byiza kwirinda. Igihe cyose ubona rero hari amakimbirane udashoboye gukemura, itabaza ababyeyi, itabaza abavandimwe, nibidakunda just leave, mureke. Ariko wijya kwangiza ubuzima bwawe, wikwangiza ubw'abana bawe, ndetse wimena amaraso, kuko icyo mwapfa cyose ntabwo ari we kamara mu buzima bwawe, yabusohokamo nawe ugakomeza ubuzima. Ariko kwica umuntu muhora muzirikanyije, aho ufungiye uba ufungiwe icyaha cyo kwica wa muntu. Nuvuga ngo ubu mwiziritseho byiteka, ntazakuvaho, uzatera intambwe yuko ko wishe umuntu, uzafungwa wibuke ko icyaha kigufungishije ari ukuba warishe umuntu, uzakureba wese azavuga ati dore wa mugabo wishe runaka. Nuvuga ngo ibyo byose ujye ubizirikana bigufashe kuzinukwa burundu ikintu bita kwica. Kumena amaraso ntabwo ari ibya kimuntu, ntabwo ari ibyacu. Ndabakunda rero, uwo mwashakanye igihe bitagenda, ihutire nabura gutandukana nawe kuruta ko mwakwicana cyangwa se wamugirira nabi.